Twongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze kuri YouTube channel yacu. Turabifuriza ubuzima bwiza, turabifuriza iterambere kuri buri wese, haba ku giti cye ndetse no ku muryango we. Tukaba rero tugarutse nanone tuvuga kubungabunga ubuzima bw'amenyo yacu, cyane ko burya bavuga ngo mu kanwa ni indorerwamo y'ubuzima bwiza. Iyo umuntu murebye mu kanwa aseka neza, amenyo ye ari ku murongo, asa neza, ari urwererane, bihita bikugaragariza ko n'ubuzima bwe muri rusange bumeze neza. Niyo mpamvu rero dukomeje kugaruka kuri ibi biganiro, tukaba dukomeje kuba turi mu bukangurambaga bwakozwe n'urugaga rw'abakora imirimo ishamikiye ku buvuzi. Bakaba rero bari mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'imyaka 10 urugaga rumaze ruvutse. Tukaba rero twari turi mu kigo nderabuzima cya Mayange, ni mu karere ka Bugesera. Tukaba tugiye kugaruka ku kiganiro twagiranye n'uwari ukuriye ishami ryari riri kuvura amenyo, atubwira uko bimeze, uko abantu bari kugana aho hantu, ese ibibazo by'amenyo bihari ni ibihe. Ariko ikigaragara nuko uburwayi bw'amenyo twavuga ko ari uburwayi abantu navuga ngo ntago bihutira kwivuza, arabanza akarwana nabyo rikamubabaza, agashaka paracetamol akajya kuri farumasi, akabona ububabare buragabanutse, hagati aho niba ari iryinyo riri gucukuka rigakomeza rigacukuka, akazajya kwa muganga rigeze aho gukurwa. Kandi burya ngo si byiza gukura iryinyo, kuko buriya hari uburyo uba wangije isura nziza yo mu kanwa y'uko iryinyo n'urugingo ubukuyemo, nyine ntago biba byiza. Ibyiza rero nuko abantu bagombye kwisuzumisha nibura 2 mu mwaka amenyo, abagomba kuyogerezwa bakayozwa, agomba guhomwa gahomwa, ariko kwirinda ngo biruta kwivuza. Abantu bagafata n'ingamba zo kwirinda nkuko muza kubyumva muri iki kiganiro. Reka dutangira rero, dutangirane n'umwe mu bari bakuriye iyi service yafashaga abantu mu bijyanye no kuvura amenyo. Twumve ikiganiro twagiranye. Ubundi biranatangaje, ahantu henshi twajyaga tujya ku munsi wa mbere, twajyaga tubona abantu yenda bakijijinganya, bibaza bati si abantu koko baraza. Ariko twabonye abantu benshi pe, abantu barahari, abakuru, abato, abana, abasaza, abakecuru, abakiri bato, bose barahari. Kandi rwose indwara z'amenyo barazifite. Twavuye abantu benshi, twakuye amenyo cyane cyane nibo baba baje. Ukabona umuntu aje amenyo yarashize, hasigayemo imizi, nta kundi kuntu wamugenza. Ubwo tukarikura nyine bagataha bishimye. Ariko abo twagiye dusuzuma tugasanga ari amenyo yaba yagoragozwa, twagiye tubagira inama yo kuzajya ku bitaro bakayahoma, kubera ko twabanje no kubigisha. Mu gitondo twabigishije, tubigisha yuko burya iyo umuntu bamukuye iryinyo baba bahungabanyije andi yose. Tubabwira ko umuti w'iryinyo atari ukurikura, ko ahubwo iyo rigifite ubuzima, ibyiza umuntu arigoragoza agakomeza rikabaho, rigakora akazi karyo mu kanwa. Ubwo ni ukuvuga ngo hano ni ibihe bikorwa muri kubakorera abicaye hano, kuko ni na benshi kubakorera ibikorwa abo mwohereza ku bitaro byisumbuyeho kubera ikigo? Yes, ahangaha abantu benshi nka 99.9% bose ni abaza bazanye amenyo yashize akeneye gukurwa, utabona ikindi kintu wakorera. Abo rero turimo kubatera ikinya, tukabakura, tukabaha n'uburoso bw'amenyo n'umuti w'amenyo, tukabigisha kugira ngo ibyo bibazo bye kuzakomeza kugaruka. Harimo bakeya cyane twarebye tugasanga amenyo yabo agifite uruhengekero. Ubundi abenshi baza yifuza ko twarikura, ndetse wamubaza utesere kujya gute, akagerageza mukabya cyane ngo twumve ko nyine nta kundi.
ariko wasuzuma ugasanga riracyafite ubuzima. Ubundi burya iryinyo iyo ugifata ikintu gikonje ukumva ikirukiyemo biba bigaragaza ko gifite ubuzima. Icyo gihe rero nyine nk'uwo nigeze kuza nyine ndamubaza ntese iyo unyweye gakonje bigenza gute, ati birukiramo bikanyica. Icyo gihe rero nahise menya neza ko iryinyo rye rigifite ubuzima, nubwo wenda wifuza ko gakuka, ariko twamugira inama aratwemerera, turamusobanurira neza, azajya i Nyamata bamuvure barahome. Ikindi nabyo twiteguye gukora nitubona ababikeneye ni ukubogereza. Hari igihe umuntu aza akaba arimo kuribwa amenyo ariko iryinyo ubwaryo atari ryo rirwaye, ari ibibazo by'amashinya, ukabona ishinya yarabyimbye, ukabona ishinya iramuryaryata, ukabona ishinya iravamo amaraso, ukabona ishinya yaromotse ku buryo hagati y'ishinya n'iryinyo ubona harimo akantu kameze nk'agafuka. Kariya rero karekamwo ibiryo bikabareramo, kajyamo mikorobe nyinshi cyane, naryo rikaba ryamurya akagira ngo ni iryinyo rimurya kandi ari ishinya. Icyo gihe rero turabogereza tukabaha n'imiti ishinya ikazakira. Hanyuma rero wavuze uti abantu hafi 99 n'ibice bingahe ku ijana bafite amenyo ubona ko rigeze igihe cyo gukurwa, n'ishinya ryageze hasi. Ko iryinyo ribabaza, kuki abantu batagira umuco kuryivuza hakiri kare? Ese mituweli urabona biterwa n'iki niba mwanaganiriye, kuki bativuza hakiri kare itarangirika gutya? Kuko iryinyo uba wangije ubuzima bwiza bwo mu kanwa. Urumva rero abantu benshi iryinyo rigira rikamurya, agafata kanini akajya kuri farumasi hariya akagura agafata kanini, noneho ya misonga yacogora akagira ngo byakize akarekeraho, byazongera kumuzukira akongera agafata kanini bikongera bigaceceka. Kandi ubwo noneho uko atinda niko rigenda rirushaho gushira, kuko iyo iryinyo ryatangiye gucukuka ntabwo ryakwirema, rirakomeza rigacukuka kugeza ubwo noneho bizamanuka bikagera aho bita mu ntima y'iryinyo, akazaza byamusajije. Icyo gihe ntahaguruka akajya kwa muganga. Ikindi nuko nubwo yenda mituweli harimo abavuga ngo babuze na tike moderateur, akigumira mu giturage nyine akihangana, rikamurya byarangiza rikazaceceka, rikamurya rikazaceceka. Ariko nk'ubu iyo yumvise noneho ngo ni ubuntu, n'uwaheze mu rugo wari wese araza. Gusoza rero nashakaga ngo use nk'ukangurira n'abandi bantu batashoboye kuza ngo bumve cya kiganiro mwabanje kubabwira kijyanye no kwita ku buzima bwiza bwo mu kanwa harimo n'amenyo. Ni iki mubabwira kugira ngo abantu bakumire indwara z'amenyo? Murakoze cyane. Ikintu nababwira nuko bavuze bati kwirinda biruta iki? Kwivuza. Kwirinda biruta kwivuza. Burya indwara zo mu kanwa, indwara z'amenyo inyinshi ziririndwa pe. Ni ukuvuga ngo icya mbere ni ukugira isuku y'amenyo no mu kanwa, ukoza amenyo agake ni 2 basi ku munsi, 2 nibura ku munsi. Ni uko impamvu tuvuga ngo 2 nibura ni uko tuzi ko ku manywa hari igihe abantu baba bataraye bagiye mu mirimo badashobora kubona uko boza, ariko basi mu gitondo nyuma yo kugira ikintu umuntu afata, niba ari ikijumba, niba ari igikoma, niba arangije kugifata mu gitondo yoza amenyo. Yenda ku manywa niba atabishoboye, nijoro yoza amenyo. Nijoro turushaho kubibabwira kuko iyo umuntu aratogeje amenyo, mikorobe nijoro niho zibona umwanya uhagije wo kurara zikora acide icukura amenyo. Nijoro amacandwe aba yabaye makeya. Burya mu macandwe nabwo iyo urimo kuvuga ku manywa ugira gutya uba urimo koza amenyo. Ariko nijoro icya mbere nawe ubusinziriye, ayo macandwe aba yagabanutse, ururimi ntabwo urukoresha ngo uroza amenyo, bituma za mikorobe zituza zikabona uko zikorera akazi kazo neza. Ubwo rero nijoro rwose abantu ntibakibagirwa kurara bogesha amenyo. Ikindi tubabwira ni uko uburoso ari ubw'umuntu umwe ku giti cye, ntabwo busangirwa pe. Nubwo yaba ari umugabo n'umugore, rwose buri wese agerageze ashaka uburoso bwe. Ntabwo uburoso buhenda. Bibaze ko abantu bavuga ngo babuze amafaranga yo kugura uburoso, ariko akaba yarabonye amafaranga yo kugura agacupa. Akabona amafaranga yo kugura agacupa, akabura kugura uburoso na korogate, kandi ntabwo bihenda. Icya gatatu
byashoboka umuntu akajya kwisuzumisha amenyo niyo yaba atayarwaye 2 mu mwaka buri mezi 6. Warabyumvise ibyo bita control technique by'amamodoka. Ujya umubiri nawe ugomba gukorerwa control technique, n'amenyo rero agomba gukorerwa control technique mu mezi 6. Niyo waba nta kabazo ufite, niyo waba nta kikurya, ariko ukagenda bakakurebera neza ko nta kabazo kaba gatangiye utarakumva, kuko iyo burya babifatanya hakiri kare ntabwo uwivurisha amafaranga menshi, kandi icyo gihe kwirinda biba bigishoboka. Yes. Ikindi nanone burya cyangombwa ni ukwirinda ibintu byangiza amenyo, ibintu by'amasukari, amashokora, amabombo, kwirirwa uryagagura amandazi, amakeke. Burya biriya bintu iyo uryagagura utarya ibintu kuri gahunda bituma mu kanwa hirirwa ari acide, ukanwa ntikaruhuke nyine kakirirwa ari acide. Icyo gihe rero umuntu aba ashaka kugira ngo arware amenyo. Ikindi itabi, burya itabi ryangiza amenyo cyane, naryo rwose bishobotse umuntu yaryirinda. Urabona muri iki cyumweru intego yacu, intego y'urugaga rwacu niyo kuvuga ngo ihuriro ndetse ry'ubuzima busanzwe nyine bw'aya maprofesiyo yacu ni indwara zitandura. Urabyumva? Indwara zitandura rero nyinshi, ibyo ndimo kukubwira nabyo nibyo bituma abenshi barwara indwara zitandura. Ibyo by'amasukari menshi, ibyo by'amatabi, ibyo by'inzoga. Nuko ngo uramutse ubyirinze urya n'amenyo no mu kanwa kawe burimo kuhafata neza. Numva rero icyo kintu rwose wagerekaho no kurya indyo yuzuye, kuko burya nabyo n'iryinyo rigomba imyunyungugu. Urabyumva? Burya abana batoya icyambere ibibabaho byose nta ruhare babigiramo iyo bakiri batoya, bagomba kwitabwaho n'ababyeyi babo. Ababyeyi rero urya umwana, amenyo y'umwana agomba kwitabwaho agitangira kumera. Ntabwo utegereza ko azuzura akanwa ngo ubone gutangira kumwogereza. Nuko ngo uko iryinyo rihingutse wafata agapamba keza ukajya umuhanagurira, kuko burya mu mashereka habamo isukari. Ikindi kintu dukangurira ababyeyi bonsa ni ukugira ngo be kujya baraza ibere mu kanwa k'abana. Yes. Kuko burya iyo barirajemo y'amenyo niho usanga twatwinyo two hejuru twarashize, kubera hasi ururimi ruba rutwikiriweho, ariko hejuru haba harimo isukari. Yes. Nuko ngo bari abana barazamwe amabere mu kanwa, abana bafata amabibero aribwa amasukari, barwara twatwinyo ubona tushira tugacika neza tukagarukira kwishinya. Bose abana babafate neza babarinde, kandi none umuntu atangire kubatoza kwiborosa bakiri batoya, ugenda ubogereza, nubona batangiye kumenya kwifatira uburoso ubahagarikire, ujye uberekera kugeza ku myaka nk'itandatu umwana yamaze kumenya kwiyogereza amenyo neza. Ikindi ni ukuvuga ngo ababyeyi birinde kujya bahoresha abana amabombo, kujya babahoresha amabiswi, kuko nicyo kibazo kibaho. Umwana yarira ukamushukisha ku kantu kandi kuzuyemo isukari, ntuzi ko urimo kumuhemukira. Rwose abantu babyige babimenye yuko abana nibakurana ubuzima bwiza bwo mu kanwa bazaba n'abagabo n'abadamu bafite ubuzima bwiza bwo mu kanwa. Kandi kubera ko ubuzima bwo mu kanwa bufitanye isano ya hafi cyane n'izi ndwara zitandura, bufitanye isano ya hafi n'amadiyabete, bufitanye isano ya hafi n'indwara z'umutima, bufitanye isano ya hafi n'indwara z'impyiko, bufitanye isano ya hafi n'indwara z'uruhumekero. Ubwo uzi yuko nka kuriya umurwayi aremba akajya nko muri koma, abantu bakirengagiza kumwogereza mu kanwa, mikorobe ziba nyinshi zikaba zagenda zikajya mu bihaha akaba yanapfa. Umuntu akagira ngo yishwe na ya ndwara kandi yishwe na mikorobe zo mu kanwa. Urumva rero ubuzima bwo mu kanwa niryo rembo, niyo soko y'ubuzima muri rusange. Icyo nicyo narangirizaho rwose. Twegereye kandi na bamwe mu bari bamaze kuvurwa amenyo, bari babakuye amenyo, baratubwira uko bimeze, ese mbere byari bimeze gute, bafashijwe gute, ese serivisi babahaye bayakiriye gute. Ariko muri rusange barishimye kuko bavuze bati ni byiza, ntago bababaza, twakiriwe neza, baranaduha nyuma yo kugukura baraguha umuti woza amenyo n'uburoso. Ni ibintu byiza cyane, twabishimye, dukangurira n'abandi bose bafite ibibazo by'amenyo kugana hano, kuko ni amahirwe batagombye kwivutswa.
ku bijyanye n'ubuvuzi mwatuzaniye twabishimye kuko iryinyo njyewe ndanihereyeho nari ndimaranye umwaka ryaracitse. Si ubwa mbere ndwaye iryinyo ariko bakambwira bati iryinyo ryacitse rikasa nk'irigisa kurikuramo bizakubera ikibazo. Ko wivurizaga he? N'umuntu nabajije avuga ati ibyo ngibyo byihorere, ariko iryo nabanje kurwara bari nkuriye Masaka. Iri rero nabwo naje mvuga inti uko byagenda kose ntabwo rigumamo, ariko mfite impungenge z'uko kari kararigise mvuga nti kugakuramo biri bugorane. Hakunda abashimye pe uburyo bigenze neza. Njye nta ndwara nzi ko kari buvemo kura, numvaga kari bambwiraga bati we bari bukabage banze babagagure, ariko ntabwo babazi bagakuyemo neza nta n'ububabare na buke numvishe. Ubona ufite mu ntoki se barabahana brosada? Ni ukuvuga ngo bari kutuvura bakaduha n'uburoso, ariko mbere yo kutuvura banaduhuguye uburyo bwo kwiborosa. Hariho batari babizi cyangwa se tukiborosa nabi, ariko turabashimye. Ku giti cyawe wabonaga wiborosa gute? Wabikoraga neza? Wabonaga bimeze? Nabivangavangaga ntabwo byari neza. Ubwiye abandi bantu rero badukurikiye ubundi buryo bwiza, niba icyo wasigaranye n'iki wasangiza abandi? Ni ukuvuga icyo nabona kwize nanjye nicyo navuga kuko numvisha ari ingenzi. Twabonye ko kwiborosa ugira gutya batubwiye ko ari nko guhanagura inkweto, ariko uburyo bwiza ni uguhera iburyo kukoresha ukuboko kw'iburyo ugana ibumoso, ariko ugira gutya uhera ku ishinya umanura ku ryinyo, none imyanda irimo ivamo. Ni ubwo buryo twabonye bwiza kandi kuko natwe twabitekereje nk'abantu bakuru tubona nibyo. Ubwo rero hari abandi bantu bari hirya muturanye hirya no hino mu biturage nabo bafite uburwayi bw'amenyo ariko batamenya iki gikorwa, cyangwa ugasanga ntibabiha agaciro ati reka ngiye gukora ejo nzajyayo, reka ngiye gukora nzaba njyayo. Urababwira iki? Icyambere ndubabwiye ndabashishikariza kuza kuko hari ababa bafite ubwoba, ariko nabashishikariza baze kuko igikorwa kiri kubera aha ni ingenzi kuri buri munyarwanda wese. Nashaka ngo babwiremo n'ukuntu gikorwa neza, wenda umuntu atanababaye kandi bagakura neza. Icyambere gikorwa neza araho ujya kwikuza bakagukura, wenda no mu mavuriro asanzwe ugahura n'ububabare burenze ku buryo no kuvuga ntubanye ko nanze kubumbura, narinzi ko biri bube ibibazo, ariko ni ibisanzwe nyine kubera ikinya bumva umunwa nyine wakurenze, ariko nta bubabare nta mpungenge. Turashishikariza bagenzi bacu nabo bazi iki gikorwa kitari cyanarangira. Urashimye iki gikorwa cyabegereje? Njye nagishimye cyane kuko nagiye Nyamata kugira ngo bagakuremo, bampa igihe mbese mbona ntabwo biri kugenda neza kugeza ubwo nanjye numvishe ncitse intege zo kujyayo, ariko mumaze kuza nabuze ngo ndafata iya mbere kuza aha ngaha. Ubwo rero ndabashimye, Imana ibahe umugisha. Igikorwa wakimenye ute? Umaze kukimenya wumvishe utekereje w'iki kuba hari igikorwa nk'iki cyaje ku murenge ku kigo nderabuzima cya Mayange? Batubwiye turi mu rusengero, iryo tangazo baritangiye mu rusengero, turavanga izo gahunda zo ku buntu ntabwo twazitesha. Ubwo tuzinduka kare kare. Umwana wanjye iryinyo ryaramujyaga cyane, rimwe njya no kwa muganga nsanga ibyiciro bitameze neza, baramwandika imyaka myinshi sinabona n'ikinini, none ngize n'amahirwe bararikuye. Imana ishimwe, namwe murakoze. Urashima uterera iki gikorwa cyabegereje cyo gusuzuma abantu ku buntu bakanabavura? Iki gikorwa ni cyiza, ahubwo buri muntu wese ataje kugifataho yaba yitesheje amahirwe. Aya mahirwe ni meza ko gusanga mu rugo utasiragiye, n'ubundi gukura tujya kuri ADPR. None kuba byadusanze hafi ni amahirwe akomeye cyane, ntabwo twayitesha. Ubwo n'abandi bose tugomba kubashishikariza kuza. Ikiganiro rero tugicumbikiye aha ngaha twongera gushimangira ko kwirinda biruta kwivuza. Rwose hari ibintu dukwiye kwirinda byangiza amenyo, ayo masukari, ayo matabi, izo nzoga zishobora kugira ingaruka. Ariko kandi niba unanariye n'ayo mashokora cyangwa ibindi bintu by'amasukari, ayo matabi, ibuka koza mu kanwa kugira ngo za mikorobe, ya myanda, bwa burozi bushobora kuba bwagiye mu kanwa bisohokemo, hanyuma ushobore kubungabunga ubuzima bw'amenyo yawe. Noneho ikintu gikomeye nuko dusabwa koza 3 ku munsi, mu gitondo umaze gufata ifunguro, saa sita umaze gufata ifunguro, na nimugoroba. Ariko saa sita kubera ko abantu benshi baba bari mu kazi bitaboroheye, ushobora gufata ifunguro ugashaka amazi ukunyuguza, ariko nimugoroba noneho ukabigira itegeko kandi ugafata umwanya. Bavuga ko koza neza ni hagati y'iminota 3 n'5.
ugafata umwanya wawe ukoza neza. Twigeze kubigarukaho uburyo bwo koza amenyo neza, ukoza amenyo ugafata umwanya ukoza ibishinya, ukoza amenyo ukagenda uzengurutsaho nkuko twigeze kubigarukaho, ku buryo uryama mu kanwa hameze neza. Ukibuka yuko n'ururimi urarwoza no mu nka ukacisha uburoso, kandi uburoso bwiza ntabwo ari bwa buroso bukomeye, ahubwo ni bwa bundi bufite ubwoya bworoshye, buri mu rugero butoroshye cyane, ariko nanone butari bwa bundi buharatura amenyo kuko nabwo burayangiza. Twizere yuko ibiganiro tumaze gukora kubungabunga amenyo byabafashije. Uyu munsi abantu mukaba mwarafashe ingamba zo kwita ku buzima bw'amenyo, ubundi abanyarwanda tugacukubira n'indwara z'amenyo kuko birashoboka, ariko tugashyiraho n'indyo yuzuye. Amenyo nayo ni urugingo rukeneye indyo yuzuye, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, ibitera imbaraga, byose nabyo umuntu akabifata kugira ngo akomeze kwita ku menyo. Ndabashimiye cyane, naho utaha mukomeze kugubwa neza.